Shalom shalom nongeye kugaruka mu isomo risha aho tugiye kuganira ariko mbere ko dutangira ndashimira abantu bose badushigikira umunsi ku wundi bakora subscribe share na like ku bantu bakurikirira ibikorwa byanje narababwiye ngo mbere ko mukora subscribe kuri channel mujye mwanza mukore subscribe ku Mana mu soma ijambo mu senga ibyo ngibyo biraruta gukora subscribe. Ni nkaho ubona ijambo rivuga ati ngo kuba mu nzu y'Imana ngo umunsi umwe biraruta kuba hanze imyaka igihumbi. Ukora ama subscribe ku macano y'Imana ariko udasoma ijambo udasenga namwe murabyumva. Anyways, ndabashimira yuko mudushigikira umunsi ku wundi kandi uyu mwaka n'umwaka wo gukora cyane. Imana atanze umugisha, itanga amahirwe, itanga buno buryo bwo kugira ngo ubutumwa bubagereho. Isomo ry'uyu munsi rigiye gukora ku bantu b'Abayumbe. I know muri iyi minsi Abayumbe bafite rep mbi, ubwo rep ni kuvuga representation, bafite ishusho mbi, bafite isura mbi muri iki gihe. Yaba bavuga ibintu byose birimo biravugaho ni bibi. Ariko mu kintu hajya nibagiza nuko my journey, urugendo rwanje rwo mwiyobokamana actually rwatangiye mu gusirimba. Yeah. There was a short time of period nafashwe wa muriro waka ndasirimba ariko ndeje bagenzi banje ukuntu bagenda bava mu mashuri ukabona nyine hari akantu iyo umuntu yinjiye akarenguka hari ibintu bimwe atabasha kugeraho kandi bigenda bigaruka nyuma. Abo twazanye muri bihugu bamwe ntibakoreye Imana, abandi bakoreye Imana ariko mu buzima busanzwe barashiraguninga kubera ko hari izindi elema biyibagije. So nari mbivuze gutyo kugira ngo mbabwire history yanje y'ukuntu ndi so connected ku bantu b'Abayumbe. Nubwo bavugwa nabi nanje ndabafana ariko muri iki gihe nsigaye mfana Abayumbe basenga. Umuyumbe wese usenga iminota myinshi kuruta iyo asirimba uwo ngo ni okay, ariko usirimba iminota myinshi kuruta iyo asenga cyangwa usengera mu ndirimbo ibintu byose ubikorera mu kubyina abo ngaba ariko usenga mu kuri no mu mwuka uwo ngo ni umuyumbe kandi ni inshuti zaje. Anyways, isomo ry'umunsi rigiye kubakoraho mwebwe bagenzi bacu b'Abayumbe. Ushobora kuba uri muri kategori yo gusirimba, ushobora kuba uri muri kategori yo gusenga unasirimba, it's okay. Gusa kuba wumva ko uri umuyumbe iri somo ni iryawe kandi riragaruka ku bintu mujye muvugwaho. Buriya naje gusanga ikintu cyose gifite ubuyobozi bubi nacyo kijya kiba kibi. Nubwo wagira abantu beza gute hano hasi, iyo hari abayobozi babi hejuru abantu ba hano bari beza bagaragara nk'ari babi. So ibanga rikomeye hagomba kubaho structure y'ukuntu mukora on a small scale muri city mutuyemo, muri church mutuyemo, noneho mukagenda muja global ku buryo global bimeze neza na locally mumeze neza. Icyo kintu mukibandaho ndababwiye ngo ikintu cy'Ubuyumbe kizaba kiza kuruta uko kimeze muri no minsi. Icya kabiri nuko nanone biragaruka muri leadership, nta structure nari nabona y'ukuntu umuntu yinjira mu Buyumbe. Mbese nta initiation ibaho yo kuvuga ngo uyu muntu dore nuko umuntu yinjira kuba umuyumbe. Requirement gusa nukuja ari imbere ukitera ukagira gasume ukagira gutya ejo bundi ukamubona bagushize ku rubuga. That's it. Nta umenya story yawe ngo wakijijwe gute, nta umenya wavuye hehe. Ibyo bintu byose abantu barabyirengagiza kandi n'ubushakashatsi nakoze nagiye mbaza abantu benshi ngabaze se ni gute wenje mu kiyumbe. Arambwa ati twagi gutarama turatarama tuja muri sorti nuko kera ngo abayinjiye. So hagomba kubaho structure yo kuna abantu binjira mu kiyumbe. I think ibyo bintu bibiri, ubuyobozi no kurya abantu binjiramo yaba batoya yaba bakuru bigomba kwitabwaho. And then ikindi mukagira za levels.
levels. Nkuko habaho korali y'abana, hakabaho korali y'abakuru, hakabaho korali y'abamama n'abapapa, hagomba kubaho n'abayumbe batoya, abayumbe bo hagati, abayumbe bo hejuru. Kandi abo bose bakajana n'urugero rw'umwuka bafite. Kubona akana k'imyaka 3 kaza kakabajoininga mukama mugakomera amashi, atazi gusenga, atazi gusoma, mu kuvuga ngo kubyina bizamukuza, kurano kwibesha cyane. But habayo process yo kuvuga ati reka tugira abana bazaza babyina, ariko bano bana tubashinga umuntu uzaza ubitaho. Icya kabiri, tugire group ya kabiri y'abantu basenga, kugira ngo baba bana nibazaza bazavuga ati aba bantu barabyina, ariko at the same time bagira n'ikindi kintu bakora cyo gusenga. Bakaje no muri bayumbe bakuru bagira inama, bayobora ibintu byose, ya structure none yo hejuru ikagenda inaringa down kuri babandi batoya, n'abandi batoya bakinjira muri system y'abakuru bubatse, bizahindura ibintu byinshi. But anyways, icyo si cyo kintu ndimo nari nshaka kwigisha gusa, nari nkinyuza overview, nzarekora nk'isomo ryayo bwayo ryiteho, kugira ngo tuzarebe ukuntu tuzahindura imikorere n'imiyoborere mu bayumbe. Isomo ry'uyu munsi, umutima w'uyu munsi, ni ijambo riri mu Baroma 1 riravuga ngo kuko baguraniye kuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ari ishimwe iteka ryose. Amen. Abaroma 1:25 aravuga ati kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema. Aho nshaka twibande ni ijambo rivuga ati bakurikije ibinyoma, baramya ibyaremwe. Na mu bayumbe nkuko nababwiye harimo kategori ebyiri, harimo kategori isenga na kategori ibyina. Iyi byina yakurikiye ibyaremwe, ariyo piano, ari iriya muziki, ariyo ziradute, bari uzumva bavuga ati aho ngaho warugeze. Bara bose wumva bavuga ati nje bataracuranga, tarabyina, tutaragira iminota 10, ngo igisimba cy'iminota 3, bariya bose baramije ibyaremwe, bakaramya ibyaremwe babikorera kubirutisha Imana. Na ni gute babirutisha Imana? Nuko bumva yuko mbere yuko Imana ivuga ibanza kunyura muri cya cyuma cyaremwe. Mbese icyuma cyaremwe kigomba kuba ikiraro kibageza ku Mana, ariko Imana ubwayo, ijambo ryayo ntago rihagije kuri bo kugira ngo bagere ku Mana. Abo bantu nibo nshaka kuganiriza. Ikigira kabiri, buriya abantu akenshi bajya mu bintu ntibiga amateka, ngo biga amateka bamenye ngo ibi bintu ni byiza koko. Hari umugabo umwe wo muri community yacu, kera ntaranabaho, ubutumwa bukiza, yarahanuye aravuga ati hari igihe kizagera ngo muri church cyangwa mu itorero hazemo ngo iradiyo. Ayo ni amagambo yiwe. Iradiyo niza ngo abantu benshi bazatagakiza, mbese bazagaragara nk'aho barimo barakorera Imana, ariko ntibazaba barimo barakorera Imana. Umukoro mbahereza, ntabwo ndi babwira izina ryiwe, ndashaka ngo ugende ukora ubushakashatsi umenye ngo uwo muntu ninde, kugira ngo icyambere bigoreze umukoro wo gusubira inyuma, icya kabiri none ubiguhereshe kumenya se ibi bintu mbigisheje ni ukuri koko. Ariko hari umugabo yaranura avuga ati igihe kizagera ngo azaza iradiyo, naho iyo radiyo ni piano, ngo abantu batangire gukotoka. Niho rero haje bino bikundi bibiri, abasenga bakanabyina n'ababyina. Aba babyina nibo bishe umurimo w'aba ngaba basenga bakanabyina.
nibo bangiriza izina ry'aba ngaba basenga bakabyina. So nkaje wicaye niga ayo mateka nibwo nasobanukiwe ndavuga ati hari ikintu kiri beyond ya cya kiremwa ya piano. Ico niki ni ukwizera gushingiye mu ijambo ry'Imana. Ngo kwizera kuzanwa no kumva iki, si ukumva umuziki, si ukumva ngo base, si ukumva ngo accompagnement, si ukumva ngo imyirongi, ni ukumva ijambo ry'Imana. Yesu aravuga ngo avuye mu mafungo arimo arageragezwa, aravuga ati umwana w'umuntu ntabeshwaho n'imigati, ntabeshwaho n'ibifatika, ntabeshwaho n'ibyo tubona, ntabeshwaho n'ibyo twikoreye, ahubwo abeshwaho n'iki? N'ijambo ry'Imana. Ijambo rivuye mu kanwa k'Imana, iryo ni ryo ribeshaho umwana w'Imana. So ndabwira abayumbe, umuyumbe nubeshwaho n'ijambo ry'Imana, nuwuzurizwa mu ijambo ry'Imana, nuvugira amafraze mu ijambo ry'Imana, nusirimbira mu ijambo ry'Imana. Iyo niyo crossroad tugezeho. So I think nkuko nababwiye, icyambere agomba kuba structure y'ukuntu abantu bakora, kandi structure ikaba so intensive ku buryo mugira n'ahantu mubwira umuntu atevamo hangaha wenda ushoboye. Hakabaho guhayaringa, hakabaho no gufayaringa, hakabaho no kuzamuka mu biti, ariko ibi byose bikabera muri process. I think ibintu twarabyoroheje ku buryo umuntu gusaza nkuko mfasha agasume nkagenda hano muri biggest church nkasirimba nkashaka ukuntu nje imbere. Over time abantu bagira ngo ndakijijwe, ariko ngiyeyo nkazenga gakeya nkasenga nkaba ndi umuntu ufite makeya. Trust me, nobody would ever call me ko ndumuyumbe. Why? Kubera ko ibyo tureba bya bindi byaremetswe, bya bindi biremye, ibi ngibi numa abantu biremeye nibyo bibanzeho kuruta Uwiteka Nyiringabo. Kanongere mbasubiremo ijambo riravuga ati kuko baguraniye, mbese baraswitchinze, bakuyeho icyari cy'agaciro bashyiraho icyo bashaka. Ukuri kw'Imana gushingiye mu ijambo, gushingiye mu gakiza, gushingiye mu kwimenya, gushingiye mu gusenga, gushingiye mu kwizera, gushingiye mu bintu byose biva mu ijambo ry'Imana, biva mu kanwa k'Imana. Bagakurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, harimo piano, harimo injyana imbyino zigezweho, harimo status, uyu ni doctor, uyu ni muri Bibiliya nta hantu namwe mva ngo harimo umuntu witwa ngo bishop. Abantu bose ni izina rimwe. Yakobo, Dawidi, taho ngo bashireho amatitira akomeye. Just guca bugufi izina ryawe rirahagije. Bitavuze ko amatitira ari mabi, ariko titira ntigomba gusumba umurimo kurimo. Ibyo ugomba gukora, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema. Imana yaremye bya bintu byose barimo bararamya, ari ishimwe iteka ryose. Amen. Ni iki twakura muri aya magambo yose maze kuvuga? Icyambere nuko tugomba kugira structure. Abayumbaho muri kwisi hose mugomba gushaka uburyo mugira structure iri local, mukagira na structure iri global. Aya ma structures agomba gukorana, agomba kuba connected mu buryo bwaho ikibera hano muri local kiri fixed kuri global. Nigipfa habeho na management structure y'ukuntu bikosorwa. But akenshi usanga ibirimo birabera muri Kenya, it's like an entity yabo. Barakora amakosa yitirirwe benshi ariko barebe wa muntu. N'abari global babyihora tesora muntu byagenze gute. Ntiyabeho iperereza, ntiyabeho gukosorwa, ntiyabeho press conference yo kuvuga ati uyu muntu twagize gutya twamuhanye gutya. Uko byaje out muri public niko n'abantu babishinzwe hagomba kuba PR umuntu bavuganira. Nimba ari byo niba atari byo no kubikosora mukabikosora kugira ngo babenye ko ya structure nyine mirakora. Hakabaho n'ama levels.
abana batoya barabose uzubona abaposting ukabona babyishimiye actually barimo baramujana mu buyobe kubera yuko ntamenye ukuntu akura we gusa no gushiramo umuziki akabyina ariko ntibareba nimba ari impano bamenye ukuntu bayikuza bamenye ukuntu bayagura bamenye uwo bamushinga bamenye uwo akurana nawe just hari tumufotore akure muri cya kigare agenda arinda umupasiteri ngo nuko gusa yatangiye kiri mutoya. We need to change the way we do things. Icya kabiri ni ukwibuka amateka. Buriya mu mateka ngo iyo abantu batiza amateka badasubiye mu mateka ngo biza birangira basubiye mu byo bakoze byiza cyangwa bibi. So ibi byose turimo turadokimanta abantu bagomba kubisubiramo. Amahanuzi yose yagiye aba mu gihe cyashize abatarayategeye ngo abe documented nta kuntu tuyabona, ikindi ntabwo tuyubakiraho. Nk'uwo mugabo avuze ngo ari igihe kizagera hazeho iradiyo, abantu benshi ntabwo babizi, ariko muri uko kutamenya niho rero haviramo ubuyobe. So we need to know, we need to learn, we need to go back, we need to read, we need to ask, we need to ask for help mu bantu bakuze badushumbye kugira ngo inzira dufata tube tuyifata dufite ubwenge dufite n'ubumenyi bwo gukora neza kurusha uko abatubanjije bakoze. So ibi biratanga rero umukoro ku bayobozi bashizweho muri iki gihe mumenye icyo gukora. Icya kabiri ababirimo ariko wenda bayobye mwongere mugaruke mumenye ko hari ibyakozwe ibyuma byakozwe bidukura mu bushake bw'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Navuga byinshi, navuze byinshi, ariko icyo mbasabira Imana ibahe ubwenge n'umutima wo gusobanukirwa aya magambo babwiye. Urakoze.